ruhande rumwe rw'isi hagati mu mazi ya Bay of Bengal hari ikirwa gito gitwikiriwe n'ishyamba ryijimye kandi gikikijwe n'amazi y'ubururu butangaje. Icyo kirwa ni North Sentinel Island. Icyo kirwa kikaba giherereye mu gihugu cy'Ubuhinde, aho hakaba ariho hatuwe bumwe mu bwoko bw'abantu butangaje bukomeje gutera amatsiko abantu batuye isi. Tugiye kuvuga ku bwoko bw'abaturage ba Sentinelese. Iyo wumvise izina ryabo benshi batekereza ku bwihisho ndetse n'ibanga rikomeye abaturage bagira, ariko inkuru yabo irenze ibyo ngibyo. Ni inkuru y'abantu bahisemo kubaho mu bwigenge bakarinda ubutaka bwabo n'umuco wabo mu buryo bukomeye mu gihe isi isigaye yihuta mu iterambere n'ikoranabuhanga. Abashakashatsi bemeza ko abakurambere babo bashobora kuba bamaze imyaka 30,000 ariko nanone itarenze 60,000 batuye muri ako gace. Tekereza ibyo bisobanuye. Mu gihe ibihugu byavukaga bikazimira, imico igahinduka n'ikoranabuhanga rikazamuka, bo bakomeje kubaho mu buryo bwa gakondo, bahiga, baroba kandi begeranya ibibatunga ku butaka bwabo. Ubuzima bwabo bushingiye ku bumenyi bwimbitse bw'ibidukikije. Bazi igihe cyiza cyo kuroba, aho babona inyamaswa zo guhiga, n'aho bahungira igihe habaye ibiza. Ibi byagaragaye cyane mu mwaka wa 2004 ubwo tsunami ikomeye yibasiye agace aba baturage batuyemo, mu gihe abantu benshi ku isi aho tsunami yagiye ibasha kugera bahuye n'ingaruka zikomeye. Ariko byaje kugaragara ko abaturage ba Sentinelese batuye kuri iki kirwa barokotse bose. Ibyerekanye ko bafite ubushobozi n'ubumenyi ku bimenyetso by'ibiza karemano mbere y'uko ibiza biba. Mu mateka y'inyokomuntu, abantu bo hambere twakwita Homo sapiens mu ndimi z'amahanga bavuye muri Afurika hagati y'imyaka 50,000 ndetse n'imyaka 70,000 ishize. Abo bakurambere bahambere bagiye bava muri Afurika, bagiye bakwirakwira bakurikiye inkombe z'inyanja, kuko bumvaga ko hafi y'amazi ariho bakura ubuzima bitewe n'ibikorwa by'uburobyi, ndetse ko ahantu hari amazi ubuzima rwose buba buhari. Bamwe bagiye banyura mu burasirazuba bwo hagati no ku nkombe za Aziya y'Amajyepfo. Birakekwa ko bamwe muri abo bimukira bageze ku birwa bya Andaman, ari nabo babaye abakurambere b'amoko atandukanye yo muri ako karere, harimo ndetse n'ubwoko bw'abasentineze batuye kuri icyo kirwa. Birashoboka cyane ko bakomoka ku bantu ba mbere bavuye muri Afurika bakagera muri Aziya y'Amajyepfo kera cyane, bakaba bamaze imyaka ibihumbi byinshi baba kuri icyo kirwa, bigatuma baba bumwe mu bwoko bufite inkomoko ya kera cyane ku isi. Ikintu gitangaje cyane kuri ubu bwoko ni uko barinda cyane ubutaka bwabo. Iyo ubwato cyangwa indege bigerageje kuhagera, bagaragaza ko batifuza uwo mubano. Si ubugome, ahubwo ni ukwirinda indwara n'ingaruka z'amateka mabi yageze ku bundi bwoko bw'abasangwabutaka. Igihe bahuraga n'abantu basanzwe batuye ku isi, bagize iterambere ugereranije n'abo batuye mu mashyamba. Kubera iyo mpamvu, leta y'Ubuhinde yashyizeho amategeko abuza kwegera icyo kirwa mu rwego rwo kubarinda no kubaha uburenganzira bwabo bwo kwihitiramo uburyo babaho. Imiryango mpuzamahanga nka Survivor International nayo ishyigikira icyo cyemezo, isaba ko bakomeza kubahwa no kurindwa cyane, kuko n'ubwoko bw'abantu bwakomeye ku muco wabo ndetse bukaba buzi no kubaho uko imyaka igenda iba myinshi ikurikirana. Nubwo isi ifata aba bantu nk'ibanga rikomeye cyane, hari ikintu kimwe gisobanutse kuri bo: ni abantu bafite amateka akomeye ndetse n'umuco wihariye kandi cyane. Mu gihe isi ihora ihindagurika, bo bahagaze ku mahitamo yabo yo kugumana ubwigenge bwabo uko babihisemo. Iyo urebye inkuru yabo mu buryo bwagutse, itwibutsa ko iterambere ari ryiza pe, ariko si buri muntu wese ushaka imihanda minini, amazu ageretse maremare, interineti cyangwa imijyi igezweho. Oya, hari n'abahitamo kubaho mu buryo bwabo, bubaha ibidukikije kandi bakarinda gakondo yabo. Iyi ni inkuru y'ubutwari bwo kurinda umuco, inkuru y'ubwigenge budacogora. Ni isomo rikomeye ku isi yose ko kubaha ubudasa bw'abantu ari ingenzi mu kubungabunga ubumuntu. Mwakoze kubana natwe, ikiganiro cyacu nakagaruka. Mwibuke gukora like, share ndetse na subscribe. Ciao ciao.